igice cyatambutse mu nkuru igikomere asize Lim arimo abwira Kiara kubanza mukunda ahari umutima uri kumwiyumvamo munyemerere inkuru yacu n'ubundi tuyihere kuri abangaba bombi babiri asa n'ugeze gutya akitsa imitima akabwira Kiara bati Kiara aka kanya turi kumwe hari ikintu kidasanzwe ndi kumva sinzi uko nabivuga neza gusa kuva twahura wabaye umuntu w'ingenzi kuri njye kandi numva nshaka kukumenyaho byinshi ntabwo ari uko gusa nakunze uko usa ahubwo nakunze wowe wankoze ku mutima kuva wa munsi nkikubona numvise nishimye byatumye mbona ko mbese hari ikintu kidasanzwe hari umwanya udasanzwe ufite mu buzima bwanjye ndashaka kumenya ko nkwiyumvamo ibyo sindi kubivugisha umunwa gusa sinshaka ko biba amagambo gusa ahubwo ndashaka kwereka ko ufite n'agaciro kuri njye hari abantu uhura nabo ugahita wumva hari ikintu gihindutse muri wowe kumva hari itandukaniro n'abandi wagiye uhura nabo kuri njye rero uri umwe muri abo bantu pe ayira araseka avuga ati Lim nizere ko uri guki ubura bwa mbere nari nasinze sa nabi n'amagambo nakubwiye sinyibuka maybe nshobora kuba nanakubwiye nabi sinari meze neza numvaga muri njyewe rwose mfite umubabaro udasanzwe imbaterega ibyo njye ntabwo ari byo nitayeho ahubwo nari nitaye kuri wowe kureba ko wari wanyweye wari wasinze ugize se ngo ibyo ngibyo nabyitayeho reka reka ndimo nirebera ubwiza bw'umukobwa rwose uri iruhande rwanjye nkubwira nagerageje kubigumana kumva wenda ko igihe kizagera nkabyibagirwa ariko buri gihe umutima wanjye ukajya umpatiriza kuza Kiara
hari ukuntu waje kuba umuntu ntekereza cyane, kubeshya kano kanya ndumva meze neza, ndumva nyine ndi fine, ndumva nishimye, ntabwo nzi impamvu yankururiye kumva nyine umutima wanjye uri kugukunda, hari ikintu cyankururiye kugukunda kandi ndumva nshaka kukimenya kurushaho. Icyo numva kuri wowe kirenze kuba nakubona nk'umuntu usanzwe, hari aho umutima wanjye gushyira atandukanye n'abandi. Ntabwo nkeneye kwigira undi muntu kuko kano kanya ndi njye, kandi icyo ni ikintu gikomeye mu buzima bwanjye. Ntabwo kano kanya nshaka kukubwira amagambo meza gusa nshaka kumenya ko hari umwanya ufite mu mutima wanjye kandi nifuza kubungabunga uwo mwanya. Ntabwo nzi igihe byatangiriye koko bya nyabyo, ariko nasanze ngukunda kurusha uko mbitekereza. Hari amahoro y'ibyishimo ndi kwiyumva kano kanya ubwo turi kumwe. Ahari wenda nshaka kuba nihuse, ariko take your time, ubitekerezeho, banza ubyiyumvishe, uzambwire wenda nyuma. Ahirariye imbere mu mutima ukavuga ati ariko amahirwe ntayitesha, kuki se ntamubwira uko niyumva nanjye. Kuva twahura ntabwo nongeye kugira umubabaro wa Joram, nagize umutuzo muri njye, ahubwo ntangira kujya mutekerezaho nko gutekereza kuri Joram. Amajoro nararaga ntekereza kuri Joram, sigaye nyamara ntekereza rimwe. Ahira ariyandayanda mu ijwi ryiwe atuje, akavuga ati Nirana, nishimiye kumbwira uko umbwiye uko wiyumva, gusa nanjye hari igihe niyumva hari ikintu kidasanzwe. Sinzi niba navuga ngo niyumvise ko hari ikintu kidasanzwe hagati yacu, gusa nakunze uburyo umfata, uburyo wanyitayeho. Ntabwo nari nzi ko nawe ubibona gutya, gusa mu kuri kuva wa munsi wagiye uba umuntu w'ingenzi kuri njye. Honestly, amagambo yawe aranshimishije kandi ndagira ngo umenye ko nanjye nyine numva, sinzi niba nabyita urukundo, gusa ndumva nanjye hari amahoro mfite kano kanya turi kumwe. Nanjye hari ukuntu ngutekerezaho cyane, numva nyine urankora ku mutima. Sinshaka kuvuga amagambo menshi, ahubwo ndashaka kwereka ko nanjye nkwiyumvamo kandi ko nshaka
ko dukomeza kumenyana neza, gusa nanjye ndabibona ko hari ikintu kidasanzwe hagati yacu. Ukuri nuko nawe wanyinjiyemo, kandi ikintu kinejeje nuko kuri twembi hari ikintu twiyumvamo kidasanzwe. Rema ati Ayla nizere ko utari kunyinisha. Kiera ati no, ntago nagukinisha, ndakomeje. Hari ukuntu niyumva, kandi uko kuntu niyumva nyine ntago gusanzwe. Naherukaga kwiyumva gutya mu myaka nk'ingahe ishize. Menya hari nanjye ngukunda. Nyirane aramwenyura akishima, avuga ati nizere ko utari kunyinisha Ayla. Kiera ati no way. Imyaka mfite ntago ndi uwo gukina n'umuntu, ntabwo se ngo nyinisha amarangamutima y'umuntu. None se Limu, ndakinisha amarangamutima yawe kuko ngo bimfashe iki, bimarira iki? Ukuri guhari kandi ukuri kwa byose nuko nanjye nkwiyumvamo, uko nakubeshye. Uyu munsi numvaga nsa naho ndambiwe. Kuva uwo munsi twahura nahoraga hano, nyine naje hano ngira ngo wenda duhure, nkaza nkicara nkategereza sinkubona. Nabona bigize nka 4:00 nkagenda ni Nyangataha. Rema ati 4:00 siko twabisikanaga, kwako cyagiye naje ngusanga hano amasaha akuze. Numvaga nyine buriya iyo masaha akunda gukoresha. Ubundi 5:30 nanjye nabaga ndi hano, nkicara nabona 6:00 zigeze nakubonye, wenda zishyira 7:00 nahera ko ngenda. Urumva ko twabisikanaga, ninjira gusohoka. Ahari wenda buriya hari impamvu uyu munsi Imana yatumye duhura. Kiera ati nukuri pe, ko numvaga nyine ntazongera kuhagaruka, avuga nahari wenda buriya ushaka kuba warihitiraga warigenderaga, naho se ukaba utarigeze wumva ushaka kugaruka hano. Gusa nari nasabye Imana ntizakumpera umugisha, kuko uriya munsi wanyeretse ubumuntu, waramfashije, utanze ari ubwa mbere umbonye. Byari byanshobeye pe, numvaga muri njyewe nuzuye, numva nataye umutwe, numva ngiye gusara, numva muri njyewe ntazi ukuntu ndi kwiyumva, ibintu bisa naho byancanze. Ariko ikintu kinejeje kurenza ibindi byose nuko nongeye kukubona. Rema ati njye si ibyo byonyine binejeje, nejejwe nuko uko niyumvaga nawe ari kuri kwiyumva, ibyo niyumvagamo nawe ari byo wiyumvagamo. Bakomeza kuganira bombi, ubona ariko yarasa n'ufitemo utuntu tw'udusoni, afite ukuntu ari shy, ariko akagira atya akijijisha. Basa aragenda akicuma bari kumwe, ndetse akanakora cyane. Bareba ku isaha akabona amasaha yakuze, nuko bati gutaye aya masaha akuze ati agiye ati. Mbese bakumva bashatse kuba bari kumwe, bakumva banakigumanira, ariko amasaha akababera kirogoya na kidobya. Bariye, banyoye, baganiriye, mbese ubona
ko bameze neza bishimanye nta kibazo gihari bagira batya gafata decision yo gutaha ariko ukabona bombi ntago bashaka gusigana ariko nta yandi mahitamo baba bafite imara agenda akinjira mu modoka Kiara nawe akinjira mu ye bombi bagataha isi iragenda ikicuma bagakunda guhura buri after y'akazi bakiha umwanya wo kumenyana biruseho ndetse urukundo rwabo rukagenda rukomera gake gake yaratangira kugenda amwenyura nanone agatangira kugenda yumva umutima we usa n'uruhutse akumva noneho umutima we uragenda urekura Jora mu gake gake kandi ari nakagenda yishima isi iragenda ikicuma urukundo rwabo rugakomera ndetse rukaba na serious ku rundi ruhande Ethan na Ella ntago baba bameranye neza Ella bari kubaza Ethan ko atari ko se nsigaye mbona usa naho wandakariye ushaka kumvugisha usa naho unyikiza winjira muri uru rugo ugira ibindi bintu ujyamo ntabwo ukinkunda byagenze gute Ethan ati Ella ubundi se nigeze ngukunda njye nawe tubaye nk'abantu baganira gatoya hagati yanjye nawe hari urukundo rwigeze ruzamo nangwa rwigeze rubamo uburyo njye nawe twabanyura bose inzira byanyuze murazizi iyo bitaza kugenda kuriya ntabwo wakabaye witwa umugore wanjye kano kabo atari kose Ethan nari nzi ko wenda nitumara kubana uzahinduka ukankunda ukampa agaciro ukampa urukundo agira ibyiyumviro nyine bidasanzwe nkajya niyumvamo ko nkunzwe nkajya niyumvamo ko mfite umuntu iruhande rwanjye unkunze ariko se komenya hari naribeshye Ethan ati ntabwo wibeshye Ella nari kugukunda pe nkanemera rwose urukundo rwanjye rwose nkaruguha ariko nagura umwana mwiza ese ubundi wowe bitewe n'iki kuki wambeshye ati sinakubeshye iki Ethan ati none se mbwira ko twapanze ubu kumbwira ko utwite ko naguteye inda iyo nda utwite itava hiri tumaze amezi arenga 4 njye nawe tubana hafi wenda 5 reka mbare amezi 5 nandi wenda ntazi umubare wenda ushaka ko warabimbwiye wenda ufite y'ukwezi kumwe nangwa iyo nditava hiri iyo nditagaragara
iyo nda irimo abazimu, irimo nyabingi n'ibiteda. None se wowe ufite inda itandukanye n'iz'abandi ku buryo utwita inda ntigaragare? Ese nibyo burya wabyitayeho warabigenzuye? Hano ati ntabigenzura. Uzi impamvu nemeye kuba nabana nawe? Nari nzi ko ugiye kumbyarira, nari nzi ko ugiye kumpa umwana. Kumbe kari agake, byose byari ibinyoma. Ntuzishuke ngaho ari wenda wowe naragukunze, ngo wenda ngo numvaga ngufitiye amarangamutima adasanzwe. No, byose nabikoze byose koko numvaga nkeneye nyiri uwo mwana, numvaga nshaka kuzaba papa mwiza, kwita ku mwana wanjye. Buriya mu buzima narisezeranyije, ndavugana umukobwa nzatera ntitaye ku kuba azaba ameze uko azaba asa, aho avuka n'aho akomoka, uwo azaba ari we n'icyo azaba ari cyo. Nimutera inda tuzabana, nzahera ko mugira umugore. Niyo mpamvu wabimbwiye ukabona ntacyo bimbwiye, nkanakwemerera ko tubana nazuyaje, abanje gutekereza ngo sinigeze ngukunda, witaye ko mu mutima wanjye nikundiraga Kiara, kandi nawe ibyo urabizi. Ni kenshi cyane wagiye umubwira nabi, wagiye umugirira nabi, yewe ndanabyibuka unamubeshye ngo ndashaka kumufungisha. Wagize uruhare mu gutandukana kwanjye na Kiara, ariko ibyo byose narabyirengagije, ibyo byose nabyimye amaso. Nirengagije ubupfapfa n'ubugoryi bwawe, nirengagiza buri kintu cyose kibi waba warakoze. Ndavuga nti byose wabikoreshejwe n'urukundo, wabikoraga kuko unkunda, ariko se kumbeshya ngo uratwite udatwite byo wabitewe n'iki? Ella, warambabaje kandi n'ubu biracyambabaza. Bimbabariza umutima pe, banumva umutima wanjye wuzuye intimba n'agahinda. Numva ndi kugenda nshonga gake gake. Ariko si ibyo ntabwo byakabaye bikubabaza, gusa nyine mbabariye. Nabonaga utanyitayeho, nabonaga utankunda, kandi nakubonana n'abandi bakobwa mva neza neza ngiye gusara. Iteka nifuzaga ko uba uwanjye njyenyine. Numvaga wakunda njyewe gusa. Numvaga nta kubona uri mu biganza by'undi muntu, kandi nkabona ndagukunda, nkabona nkwitayeho, nkabona neza neza urwo ngukunda rugiye kuzansaza. Bwa mbere ndyamana nawe byari target. Ibaze ko nageze aho nifuza kuba naryamana nawe byonyine, ariko maze kuryamana nawe natekereje ko n'ibindi byose byashoboka. Nakubeshye, kuryamana nawe ntabwo byigeze bintunga. Njye numvaga mbishaka nari nanabiteguye. Mu gihe wenda wowe wabikoze utanabyitayeho, ari ibintu bikugwiririye, ariko njye narabifirinze pe, byaranejeje. Uriya munsi numvaga ntazi ukuntu bimeze, numvaga umutima wanjye wuzuye ibineza neza gusa.
kandi ndagukunda n'umutima wanjye wose, ndagukunda n'ibyanjye byose. Byose nakoze nabikoreshejwe n'urukundo. Basi ndagusaba imbabazi ku kintu nagukoreye. Nakubwiye ko ntwite kandi atari ukuri. Ntabwo nari nzi ko byakubabaza. Nta nubwo natekerezaga ko nyine wenda wakumva ko nagushutse. Nakoze ikosa kandi ndabyemera. Nzi ko icyizere ari ikintu gikomeye mu rukundo. Kandi kuba narakubeshye ndabona ko byagukomerekeje. Mbabarira, ntabwo nari nkwiye kugushyira muri aya marangamutima. Ntabwo mfite urwitwazo rwo kubeshya. Ahubwo ndi kwicisha bugufi. Kandi ndifuza ko twubaka ukuri hagati yanjye nawe. Ndabibona warababaye cyane ndetse waranarakaye kandi ndabyumva. Ndasaba imbabazi kandi niteguye no kwakira ingaruka z'ikosa. Gusa sinifuza ko ikosa nakoze risenya ibyo dufitanye. Ndashaka kongera kubaka icyizere cyawe nkoresheje ukuri no gukora neza. Ndabizi ko nagukoshereje kandi ko kumbabarira bitoroshye, ariko ndagusabye, ariko ndakwinginze ntutumire ikosa risenya ibyo twubatse. Mbabarira, umpa amahirwe, mwereke ko nshobora kuba inyangamugayo. Ndabibona ko nakubabaje. Yewe nubwo nshaka kubyumva nyine ntabwo nshaka kuguhatira kubyumva kano kanya, ariko ndakwinginze nyumva. Ntabwo nshaka gutakaza umuntu w'agaciro nkawe kubera ikosa rimwe. Ndimo ndasaba imbabazi n'umutima wanjye wose. Niba hari icyo nakora cyose cyatuma icyizere cyawe cyongera kugaruka, nzagikora. Kuko urukundo rwanjye nawe ntabwo uzi urukundo rwacu rufite agaciro kuri njye. Ndagusabye ntukomeze gufata icyemezo kubera uburakari. Nibyo mfite ikosa, ariko ni ukuri rwose ntakubeshye, no guhinduka rwose nahinduka. Ndacyagukunda, ndacyagushaka, sinshaka kukubura. Ndifuza ko dukomeza kubaka no gusigasira ibyo dufitanye, tugasigasira umubano wanjye nawe. Mbabarira kuba narakubabaje, mbabarire kuba narakubeshye. Inkuru
yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese Ethan araza kubabarira Ella? Ubundi se birakwiye kubeshya umuntu ngo uratwite kandi udatwite kugira ngo mube muri kumwe? Ese ubundi kubeshya umuntu iki kintu umusigira igikomere ringana iki? Byose twibaza rero ni bice bizakurikira. Inkuru yitwa Igikomere, yewe nitwa Atete. Tuzahurira mu bice bikurikira.